Yes, reka tuze noneho nyuma yo gukora ziriya task zose twerekana uburyo ushobora gukora withdraw. Ubwo ni ukubikuza. Urabikuza uciye kuri rwa rubuga n'ubundi twabonye. Uzi ukoreho login, hano ushobora gushyiramo login, email ndetse na password. Mu gihe wabisevinze si ngombwa kubyandukura. Hano urabona ko n'ubundi biracyagaragaza ko ni muri VIP 1 y'amadolari 13. Uraza ujye kuri kano ka option ka my, urahita ubona yo ufite hejuru, ukore kuri withdraw. Ariko mbere yo kubikuza turabanza dushyiremo address yo kubikurizaho. Ushobora gukoresha address runaka ya USDT. Ngiye hano urabona ko ndimo ndakoresha Binance nka wallet. Uraza muri Binance, ukore hano hasi yanditse wallet. Uri kuhabona ujye kuri spot cyangwa se funding, ariko ibyiza no gukoresha spot. Ako kabusyo ka kabiri kari hejuru, urabona ko hano kuri balance nefiteho 0.2 bya USDT. Nibyo mfite kuri wallet gusa, ni USDT 0.2. Hanyuma uraza kuri spot, ahangaha ukore deposit hano mu ibara ry'umuhondo. Ugikora kuri deposit urahitamo USDT. Uraza kuri deposit nk'utwe tubibonye, uhitemo USDT. Utayifite hano urakora search hejuru, uhita uyikoraho. Uraza uhitemo network. Twibuke ko hano bari batubwiye ko tugomba gukoresha TRC20 network ya Tron. Uraza uyihitemo hano hasi, ni ikunze kuba iri hasi. Urahita ubona hano ko baguhaye wallet address yo gukoraho withdraw. Urakora hano kugira ngo ukore copy. Numara kuyikopiya urakubwira ko imaze kuba copied, tuze kuyibindingamo hano. Hano ko hano bari kutubwira yuko nta address dufite twigeze dushyiramo yo kubikurizaho. Turasubira inyuma. Hano muri personal data ushobora kureberamo ibyo wakoze byose, ariko siho tugomba gushyiriramo password. Hano ni nka data business nyinshi niho nyura, ariko hano urabona yuko atariho wakanyuze. Urabona ko haba hari ibindi bijyanye na transaction wagiye ukora, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hano noneho ubwo aho kugira tuze hano, turaza hano hasi handitse bind to USDT address kugira ngo duhuzeho wallet address yo kujya tubikurizaho. Uraza urebe hano handitse bind to USDT ya network ya TRS20, ukore paste ya address washyizemo. Email iyo n'ubundi bisanzwemo, ukore modify information. Urategereza gato ya system loading. Hasi ngombwa ukoraho rimwe, urahita kugira successful ko byabaye successful. Hanyuma noneho address ibwo yagiyemo ushobora kubikuza. Uraza ukore hano kuri withdraw. Urabona ko address yagiyemo, email, service yo gukata ni 0, pending order ni ibyo ngibyo. Kuri withdraw uraza uhakore ushyiremo amount, umubare w'amafaranga ushaka kubikura. Reka wenda dushyiremo nk'idolari rimwe kugira ngo dusuzume. Twabonye ko twe dufiteho rimwe n'ibice 113. Reka dushyiremo idolari rimwe. Hasi urashyiramo ya password ya fund password, n'ubundi imwe twashyizemo yo kubikurizaho, imwe washyizemo bwa nyuma. Ubundi tukora withdraw hano mu ibara ry'ubururu. Urategerezaho gato nyuma yo gukora withdraw kugira ngo biloadinge, hanyuma bakore confirmation. Hari igihe bishobora gufata akanya bitewe na connection wenda ufite cyangwa se n'uburyo system imeze ako kanya, ariko urabona ko bise biba successful byihuse. Urategereza gatoya cyane loading. Urabona ko misensigana naho 13.113 hagiye idolari rimwe gusa, kandi nabwo urabona ko badakase. Hariho 18.113, hasigayeho 13.113. Urabona ko twe twaciye hano kuri withdraw, ngira ngo byagaragaye. Utabibonye neza ushobora gusubiza inyuma, kubera yuko twakoze video nyine ntago ari ngombwa kuyigira ndende. Icyangombwa no kwerekana ibintu neza. Habaye hari akagusimbutse ushobora kugenda usubiza inyuma ukabona neza step by step uko ibintu byose biba byakurikiranye. Urabona ko hano ayo kubikuzwa asigayeho ni 0.113. Niyo ahangaha niyo gusa asigayeho. Urabona ko rya rimwe ryamaze kugenda. Uramutse scrollinze ukaza hano handitse withdraw record,
urabona ko nta n'akanya kanini bitwara, direct ukimara kubikuza amafaranga yahita ageraho, urabona ko yabaye approved. Urabona ko rwose yamaze kuba approved, idolari rimwe direct ukimara kubikora bahita bayohereza kuri ya wallet yawe. Uje hano muri Binance urabona ko nsigaranyeho 1.2 kandi yari 0.2, ngira ngo mwabibonye tugitangira. Urabona ko isugaruka rwose ari 1.2 USDT. Urabona ko kuri USDT hajeho rimwe mu masegonda make cyane, ngira ngo murabibonye yuko iyi ni no deposit ikozwe mu masegonda 53 ashize. Urumva ko ni kano kanya nyine bikiba, hari 0.2 hasaza 1.2. Uko ni kubikuza rero muri no systeme, ngira ngo biragaragara. Yes, hanyuma rero ku bantu bari bakeneye proof, ndizera yuko bigaragara cyane yuko ibintu bikimeze neza. Hanyuma ku kijyanye n'igihe yatangiriye cyo nacyo muraza kukibona. Nugera muri systeme neza urabona ko yatangiye umwaka kuri 20 na zingahe z'uku kwezi gushize, nta kwezi yari yamara. Urumva yuko ushobora gutangira nyine nawe ukagerageza amahirwe, mu gihe ubona ufite ushobora kuriska wahomba ntugire ikibazo.